ntarumva ahantu biba ngiye najya kumureba mfite ibikomere bikomeye ku mutima wanjye nyine umuntu aba yaragize ubuzima yaciyemo butari bwiza agize ubuzima aba yarakuriyemo. Allo salam oya nyine mawubwira yakwihanganiye igihe ibintu nk'ibyo ngibyo anyihanganira nkandi mufana nyine nyihanganira ate ko mwana ariko amakuru avuga ngo wamutenda ngo umaze kumutenda ngo uramwihakana. Buretse gato baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo agakungu gashize agashino kayora ivu. Aba ni abanyarwanda bo hambere bagendaga bavuga amagambo nk'aya ngaya, ariko iyo witegereje neza mu myaka tugezemo ya 2025 ugenda ubona ibyo bavugaga neza mu migani yabo bigenda bigaragara ngubu. Uyu mwana w'umukobwa yakomeje kugenda yirukanka inyuma y'umusore, ariko noneho kuri inshuro akomeje kugenda yirukanga ku mbuga nkoranyambaga, ariko iravuga ko wa musore yamuteye inda. Mbere yuko nkomeza ndagira ngo unyemerere noneho ngo ushyiremo amajwi y'uyu mukobwa arimo ararangisha uwaba aziranye n'uyu musore buri nguni kugira ngo amuhuze nawe kubera ko amukunda cyane. Dore video niyi. Hey guys, mumeze neza? Njye ntabwo meze neza cyane, tutagenda gakomeye ku mutima wanjye, niyo mpamvu nje kuri live gutya kugira ngo SMS umuntu waza intambukiriza ikagera kuri uwo muntu yaba mbereye imfura cyane. Nisanze ngende mu rukundo rw'umuntu bitaburunguni wa buri kantu, ndamukurikirana nyine TikTok, Instagram na YouTube kugira tuboro twakorana, naho ibyo bintu byo kumukunda byavuye, ariko ngiye byarenze umutima wanjye kwihangana byananiye man tipe naramukunze nyine ndumva mpaka umutima wanjye urenda guhagarara nyine utinye ikintu umuntu aza kuri kamera gutya akakivuga live nuko ari ikintu kiba kimuremereye. Njyewe aho kugira ngo nkomeze mvunike mu mutima njye sinabasha kumugeraho, biragoye, ariko SMS umuntu waza amfasha nyine akayibona akayimongerezaho azambara yayiha agaciro, wenda njyamo amahirwe yo kuba nakicarana nawe njye nkabimubwira gutya nkabimubwira nkaruka ku mutima yega basitari bariyemera, biragoye ukuntu azabyakira, ariko njyewe birangoye kubisapotatu. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Bola Nikita. Uyu nguyu ntabwo aramamara cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera ko iyo ugiye kureba ibikorwa bye usanga nta naho biragera, ariko uyu nguyu ubwo yagaragaraga ku mbuga nkoranyambaga arimo ararangisha uwitwa buri nguni avuga ko yamukunze, nyuma baje guhura ndetse baramenyana, batangira kujya bakururukana nk'imisuri igiye kona. Aba ngaba twakomeje kugenda tubabona mu mavideo agiye atandukanye aho bakomezaga kugenda bavuga ko ngo ari abafana, ariko nyuma twaje kubona nyamara atari ufana gusa ahubwo hajemo n'urukundo. Twarakomeje tubihanga amaso, ariko nyamara bamwe twakomeje kugenda tubitega iminsi tuvuga ko aba bana b'abasore cyangwa se aba bahungu babiri uzwi nka buri kantu ndetse na buri nguni, nyamara nubwo tubabona tukabona ari nk'ibigoryi cyangwa se nta bwenge bafite, ariko nyamara ibyo bakora baba babizi. Aba ngaba bajya kuzana tekinike yo gushaka kwamamara baje bigize nk'ibigoryi, dore ko niyo bagenda cyangwa se niyo bareba ubona bameze nkaho nta mugabo barimo cyangwa se ari inyana zazo zigenda. Ariko aba ngaba tekinike yabo nkuko nabo babyivugira bambutse imisozi baza gushaka amafaranga, hanyuma aka kana k'agakobwa nako kaba karahurudutse kava iwabo kaba karaje ngo gakunze abasore cyangwa se kakunze uyu muhungu buri nguni, niko gutangira gukururuka inyuma yabo, hanyuma nabo babimwereka aho babera akaga. Uyu mwana w'umukobwa hadaciye kabiri yaje gutangaza ko ngo akundana n'uyu buri nguni, ariko nyamara mu majwi twakomeje kugenda twumva uwitwa buri nguni ntabwo yigeze avuga ko ari mu rukundo n'uyu mukobwa, ahubwo bakomeje kugenda berekana imishinga bafitanye, dore ko bakinanaga n'ibintu bijyanye na filime. Uyu mwana w'umukobwa yakomeje kugenda atambika agatsina cyangwa se yeringaniza n'uyu musore, ariko nyamara kubera ko uwitwa buri nguni ndetse na buri kantu bamaze kubaka femu yabo, dore ko nabo ubwabo iyo bagendana ubugira ngo ni imisuri igiye kona, haba mu myambarire, mu migendere no mu mikorere byose ubona ko ari ibintu bisa. Ahangaha ushobora kwibaza niba baramuka batandukanye imyambarire yabo bakomeza kugenda bagaragaza nimba bazayijugunya cyangwa se nimba bazajya bambara n'ubundi bisa batakire kumwe. Nkuko tubizi nta groupe igimara kabiri mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bavuga ko iri ari nayo groupe yonyine isigaye. Iyi groupe nubwo twakomeje kugenda tuyibona cyangwa se na n'uyu munsi tukaba dukomeje kugenda tuyibona, nyamara nta bikorwa byabo bigaragara turamenya, nubwo tubona kuri YouTube bakomeza kugenda bakora ibiganiro bisa nk'aho urwenya, ariko nyamara ubona bidafashije.
ahubwo abangaba ushobora kubafata mu buryo bwo kumurika imideri dore ko baba bambaye imyambaro isa wagira ngo baba bari kuyamamaza. Wenda ibyo narinje kubabwira si iby'aba basore kubera ko nabyo nzabigarukaho mu minsi iri imbere, ahubwo icyo narinje kukubwira ni uyu mwana w'umukobwa waje ku mbuga nkoranyambaga aho mu ijoro ryakeye yaje kuba yakora ikiganiro avuga ko uyu Buringuni ngo yamuteye inda hanyuma akamwihakana. Uyu Buringuni nta kintu kugeza na n'ubu arabivugaho nubwo bagerageje kumubaza ku murongo wa telefone, ariko akomeza kugenda azana mu cya kintu cyo gufana avuga ko ngo ni gute watera inda umufana. Ibi ngibi bakimara kubikora gutya nta kindi nahise nkora, nahise ngerageza gushaka uyu mwana w'umukobwa bita Bola Nikita. Kumubona byabanje kungora ariko nakomeje kugerageza nkuko nabibabwiye. Ubundi iyo namaze kubona inkuru cyangwa se nkagira icyo nyumvaho ntabwo njya nsinzira, ndakomeza ngahatiriza kugeza mbonye amakuru. Ariko kandi nanone nkuko nabashyireho nimero iri munsi ahangaha, iyo ngiyo niyo bakomeza kugenda banyandikiraho cyangwa se na zimwe mu nshuti zabo nakomojeho bakanyoreza amakuru mba nkeneye. Nibwo haje kugira umuntu unyandikira arangije aza kumpereza aya majwi y'uwitwa Bola Nikita ari kuvugana n'uwitwa Buringuni ku murongo wa telefone. Banza wumva no majwi hanyuma ndagaruka nyuma yayo. Meze neza. Shameze neza kabisa. Mvise. Waza kundavuga se. Hanyuma se. Irenze kumva mushaka cyane. Tujye bite? Tikumenya ko nshaka tukora sex. Tukora iki? Sex. Shamwana tubonye kweli. Sibyo. Mwebwe mwumva ko mubishatse ariko mwahita mubibona twebwe iyo twabishatse. Ndibona byatari. Biki? Ndibona byatari. Nge ntago ndiho rero. Tugowaritse. Umva ndumva ngenda gupfa. Nusajya ngufasha iki mwana? Bagira ngufasha iki ko? Yuzi tubibare tuniba kabakoma. Nta mwanya mfite rero nanjye nagiye mu kazi nanjye uyu munsi ntabwo ndi kuboneka neza. Udusegonda duke cyangwa ugeze mwirebera. Ntabwo mpari. Aya ni amajwi y'uwitwa Bola Nikita ari kuvugana n'uwitwa Buringuni. Aya majwi nkaba nayahawe n'inshuti ya hafi y'uyu mukobwa. Nkuko nabikubwiye nagerageje gushakisha uwitwa Bola hanyuma ndamubura, ariko n'ubundi naje kubona inshuti ye ya hafi hanyuma iza kumpa no majwi. Ahangaha ngo uwitwa Bola Nikita akaba yarasabaga uwitwa Buringuni ko yaza kumusura kubera ko ngo amukumbuye ndetse bakumbuye no gukora sex. Ariko uwitwa Buringuni we ntabwo yaje kuba yaboneka kubera ko yamubwiye ko yarari mu kazi. Ibyo byarakomeje ariko nyuma baje guhuza ndetse baranabonana. Amakuru angeraho avuga ko ngo baje kuryamana hanyuma amutera inda. Nkuko twakomeje kugenda tubibona ku mbuga nkoranyambaga, uyu mukobwa avuga ko ngo yamuteye inda ndetse afite n'amezi 3. Ariko uwitwa Buringuni wakaba kameje kugenda ayihakana. Uyu mwana w'umukobwa abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga cyangwa se bakaba barebye ikiganiro cye bakomeje kugenda bamutera amabuye bavuga ko ngo ibi ngibi bitakigezweho. Ntabwo umwana w'umukobwa wakomeje kugenda agaragara ko ari kwiruka inyuma y'abasore yarangiza ngo agaruke nanone avuga ko ngo bamuteye inda. Ahangaha bavuga ko ngo Nyabarongo ubundi yicu yizaniye. Nimba yaragerageje kwirukanka inyuma y'umusore ntabwo yarakwiye kugaruka avuga ko ngo yamuteye inda. Yarakwiye kuba abizi neza ko uwari kwiruka inyuma atari musaza we cyangwa se atari kiremba. Ndetse bakomeje no kugenda bavuga ko ngo ibi ngibi bitakigezweho, ubundi ngo iyo baguteye inda urabaga ukifasha. Mu gihe uwayiguteye atabashije kugufasha urandara cyangwa se ugahitamo kuba indaya aho kugira ngo ukomeze kuza ku mbuga nkoranyambaga uza gutera iseseme. Uyu mwana w'umukobwa kugeza na n'ubu nta gisubizo arabona cy'uwitwa Buringuni, kimwe nuko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba ari prank yateguye kugira ngo nawe azamure imbuga nkoranyambaga ze. Ntawe uramenya nimba iyi nda ihari koko cyangwa se nimba atari umukino bateguye, kubera ko n'ubundi nkuko tubizi icyitwa prank ni isigaye ifasha abantu, haba abakinnyi ba filime, abahanzi n'abandi bashaka kugaragaza ibikorwa byabo kuri za YouTube ko byamamara, nta kindi bakora uretse gukora prank. Iyi chano yakoreyeho ikiganiro mu minsi ishize twabonye bakoresheje uwitwa Joyeuse wa Juno nawe bavuga ko twite. Iyo nda twarayitegereje ndetse turayebura. Nanone kandi bakaba bagaruye uyu mukobwa bavuga ko twite nubwo bitagaragara. Ibi ngibi ni abantu bari gukomeza kugenda babihuza bavuga ko
uyu munyamakuru ukorera kuri iki gitangazamakuru ashobora kuba nawe yifashisha prank cyangwa se gutegura prank kugira ngo ibikorwa bye bikomeze kugenda birebwa, ariko nyamara bagakomeza kugenda bavuga ko ngo ashobora kuba atari ubunyamwuga, kubera ko nimba akoze prank nk'izi ngizi ntabwo zizahoraho. Ni gute azana abana b'abakobwa avuga ko batwite hanyuma bagategereza ko bazabyara bagaheba? Ibi ngibi mutegereze ko hari umushinga ushobora kuba uri inyuma w'ubitwa buri nguni ndetse na buri kantu bafatanyije n'uyu mukobwa Bola Nikita, dore ko uyu mukobwa nawe ntabwo aramamara cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi nk'uko abivuga akavuga ko amaze amezi 4 agaragaye muri filime zakomeje kugenda zizenguruka, ariko kandi nawe akaba ashaka kwamamara. Nta kabuza ashobora kwamamara kubera ko niba turi gukomeza kugenda tumukoraho ibiganiro, ubu ngubu nawe yamaze kuba umusitari. Reka tumwivurize ishya n'ihirwe ryo kwamamara, ariko kandi yihanganire inkuru tuzajya tugomeza kugenda tumukoraho, kubera ko nimba twatangiye kuzana amajwi yo mu buriri, ubwo n'amavideo yambaye ubusa nayo turaje tuyashake. Nyemera rero ngane ku musozo w'iki kiganiro, ariko kandi nkubwira ko inkuru nk'izi ngizi arizo nzanya nkomeza kugenda nkuzanira hano kuri Kizo Empire. Njye mwumvaga muri iki ngiki yari Kizo. Ndagushimiye cyane.